niba umuhanuzi ushobora gutanga message yamara kuyitanga akiyongereraho kugira ngo akunde yemerwe, ntubona ko dukwiye kuba maso? Ese ahabwa iyo message wari uhari? Ntabwo nge nari impari. Avuga none se avuga ko ari byo yiyongereyeho byo n'Imana yamubwiye ngo azabivuge. Yaje avuga ko ese niryari umuhakazi bishobora gutinda. Ariko ibintu bibi Satani ni ubyihutisha. Icyo nyine abantu bacyumve. Ariko iyi Imana ivuze ibintu bisa n'ibyo, habayeho ibi nibi, ntago Imana ibivuze kugira ngo ikwicira umwana. Nta kimana ipfa n'uwo mwana wawe, nta kimana ipfa n'umugore wawe, ahubwo ibi bivuze kugira ngo ba bantu bahindukire nk'uko byabaye Nineve. Yona yari yahanuye ibyago kandi Imana yari yabivuze, ariko umwami wa Nineve arahindukira ngo bafata iminsi 3, aravuga ngo nta wamenya aharaho Imana yakwigarura. Hanyuma ngo Imana ibonye guca bugufi kwabo irigarura. Ubuzi bwahanuwe buvuga ko buzasohora muri 2024 ko tutabubonye, aho hari Imana ikihari. Ese nyiruguhanura aracyahari? None se wazamwegera? Nge rero buriya onyine buretse tusoze, nge nta muntu njya ntera amabuye ko yahanuye, kuko nzi ibintu byinshi Imana yagiye ivuga by'ibyago kuri nge. Gutambutsa ndabwira abantu ngo bababarirane. Amena. Uyu mwaka ni umwaka Imana ikeneye ko abantu bayegera. Ni umwaka Imana ikeneye ko abantu bayegera. Ni umwaka Imana ikeneye ko abantu bababarirana bagatangana imbabazi. Ni umwaka Imana ikeneye ko abantu basenga mu buryo sinzi uko ndibuze kubivuga, ariko ni umwaka Imana ikeneye ko abantu mu magambo make begera Imana. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe ndetse natwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi twongeye kubana n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Reka tumusuhuze. Uraho neza? Muraho neza umukozi w'Imana. Yego, Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Yego, twaherukanaga umwaka ushize, twongeye kubonana 2025. Umeze neza, uri umusore, urakeye, wambaye neza. Nukuri ntabwo nabura kubikubwira ibyo bintu. Hanyuma reka ngusabe kugira ngo wongere usuhuze abakunzi bacu, hari haciye igihe tutabana. Reka tubasuhuze, tubifurize umwaka mushya muhire. Iki ni nacyo kiganiro cya mbere dukoze cyangwa se nkoze muri uyu mwaka wa 2025. Rero reka nsuhuza abakunzi bacu, inshuti zacu, abemera Yesu n'abatamwemera, abatuvuga neza n'abatuvuga nabi. Reka bose tubasuhuze, tubabwire ngo bose ibyo batwifuriza, wenda ngewe ibyo bose banyifuriza, icyo buri muntu wese anyifuriza, Imana izakimukubire 7 muri uyu mwaka wa 2025. Yego, urakoze cyane. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu, reka ngusabe kugira ngo banze dushyire imbere y'Imana. Tuguhaye icyubahiro kuko ubanye natwe, si ubwa mbere ubikora, warabikoze nanone urabikoze, turagushimiye. Dukundi rero tugushyirireho umugisha, tuvuge ngo imbabazi zawe no kwera kwebe kuri twe, kandi amaraso Yesu adutwikire. Marayika ushinzwe ivugabutumwa be hamwe natwe, ibi tugiye kuvuga ntaba ari ibyacu, ahubwo buri muntu wese ubyumva bimugirira umumaro, kandi abo gukeburwa bakeburwe, abo kwezwa bezwe,
abo guhinduka bahinduke, abo gusubizwa basubizwe, buri wese umukingurira umuryango bitewe n'icyo akwifuzaho. Amen. Urakoze cyane. Buri wese Imana imukingurira umuryango bitewe n'icyo yifuza ku Mana, cyane cyane ko ibintu byose ku Mana birahari. Mushumba, ndagira ngo tuganire ku bijyanye n'ubuhanuzi. Nawe uri umuhanuzi kandi uri umunyamwuka, ufite impano zo gusengera abarwayi, ufite impano zo kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi waranimitswe, wimikishijwe amavuta. Mu minsi yashize nabonye akavideo kawe gacaracara ahantu baba bari kwimika umuntu, umwuka wera uragufatura hano. Nakabonye ku mbuga nyinshi. Ndavuga ngo niduhura nzakubaza, pastor, muri iyi minsi abakozi b'Imana barikanze, bagize ubwoba, abandi babivamo, abandi bakarwana n'umwuka wera. Uyu munsi imbaraga urazikura he zo guhagarara ahantu hari abantu bangana kuriya, warangiza ukuzura umwuka wera ati nimwumve uko Imana ivuganye nanjye? Kereka niba ibyo abantu bavuga ari ibyabo. Niba ibyo abantu bavuga ari ibyabo, bazatinya abantu. Ariko niba ari Imana ivuga, nasomye ijambo rirambwira ngo Uwiteka Imana yavuze, ninde utahanura? Impamvu ubona abantu batinye guhanura nuko atari Imana ibakoresha. Iyo ari Imana igukoresha, no mu muhanda iravuga, kuko ntabwo ari savi uvuga. Rega icyo nicyo kibazo abantu bafite, ntabwo ari savi uvuga. Jewe ndi igikoresho, iyi mikoro igihe cyose wayihera ikisohora irakivuga. Yego. Kabiri, iyo ubana n'Imana, Imana iguha, ikwambika imbaraga no mu bihe bibi ukavuga. Cyane cyane twitse aho ngaho iyo ari Imana igukoresha. Nubona abantu batinya guhanura ngo bazabica, bazabafunga, ni ryari batadufunze se? Ni ryari batatugiriye nabi se? Ni ryari bataturenganyije se? Ni ryari se abakozi b'Imana tutahuye n'ibyago? Nubona batinya guhanura, uzaca wakarongo. Ibyo bavugaga ntago byari iby'Imana, yari amarangamutima yabo. Ariko hari abavuga bati twebwe twavugaga iby'Imana ariko ducibwa intege na bene data cyangwa se nabo tubana mu murimo, cyane cyane ko hari abapasiteri benshi bajya bahagarara ku ruhimbi bakavuga bati Imana ntikivuga, muyisange hano mu ijambo ryayo. Noneho rimwe na rimwe abantu bakavuga batese ko turi kurwanwa n'abagakwiye kudushyigikira, twebwe turi bande bo kurwanirira Imana? Bagahitamo kwicecekera, ndetse ku buryo ajya n'ahantu akavuga ngo agahita avuga ati mbaye mbiretse, Imana ize gushaka izindi nzira yacamo ivugana n'aba bantu. Dore mbasize nk'intama hagati y'amasega, mugende mufite ubwenge, mutwaye intwaro z'umwuka, bazabatuka babamora, bazabarenganya, uko nagiriwe nanjye niko bazabagiri. Nimutegereza ko abantu babakunda, nta muntu n'umwe uzigera abakunda. Kubera iyihe mpamvu? Ibyo tuvuga bibarya mu matwi. Icya kabiri, ni Yesu wabivuze, aravuga ngo dore mbasize nk'intama hagati y'amasega. Isega rero aho iri hose ishomba intama kuko ibishaka kuyirya. Ariko turasabwa kugira ubwenge, tukamenya uko tugenda, hanyuma Imana izadufasha. Abo barwanya umurimo w'Imana, umuririmbyi ntibuka neza aravuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Ariko ndabwira abantu ngo bakomere, turi mu gihe kigoye, ntugire ngo ndabyirengagije, ndabizi. Rero hari abanyantege nke,
kandi niko mu ntambara bimera. hari abagera mu rugamba bakadizatinga bitewe n'uko batinye, ariko aho ariho hose wapfa, wakwitonda bakakugirira nabi, wavuga bakakugirira nabi, wakorera Imana bakakugirira nabi, utanayikorera bakakugirira nabi. Byose ni kimwe, cyane cyane iyo uvuga ibitagize ibyo uwo bibangamiye, ibitabangamiye umutekano w'igihugu, utahanura. Kubera icyo utavugira Imana, kubera icyo Imana. Rega nabikubwiye mukozi w'Imana, niwumva umuntu yakubwiye ngo arasezeye, ntagikeneye kuvugira Imana, ibyo yavugaga byari ibye. Ndatekereza ko udakwiriye kongera kumbaza kuri icyo kintu, n'undi wese muntu uzakimbazaho ngo kubera iki, ngo abapasiteri ngo abakozi b'Imana, ngo abahanuzi baparitse batagihanura. Ibyo bavugaga ni ibyabo. Niba ari iby'Imana bizavugwa, tuzavuga, kandi Imana izasohoza umugambi wayo. Uvuze gutyo nakubaza iki kibazo. Twabonye abahanuzi b'ibikomerezwa, reka bari ko mbyita, cyangwa se b'ibyamamare. Abahanuzi b'ibyamamare, hari umusaza umwe akunda gukorera Kimironko, hari undi musaza witwa Gatabazi Meshaki. Yageze igihe arahitinga mu myaka ya kera, ndagira ngo ngewe mubona cyangwa se mwumva, hari mu mwaka w'1992. Nkomeza kumva ibye, ndetse bimwe mu byahanuye hafi ya byose byarasohoye. Ejo bundi aho imbuga nkoranyambaga zitereye intambwe, turamubona, tumubona arimo arahanura, kandi ahanura ibintu bikomeye, ndetse bijya gusa nk'ibyo n'ubundi Imana yamunyujijemo kera. Kuba twarageze mu mpera z'uyu mwaka, agafata mikoro akavuga ati njyewe ndasaba imbabazi kuko ibyo nahanuye hari ibyo niyongerereyeho. Aho ntibisobanuye ko umuhanuzi ageraho Imana ikamunyaga, akwibwira ko agifite wa mwuka, noneho bigatuma ashobora kuduhanurira ibinyoma. Meshake ntago yahanuye ibinyoma, yahuye n'amasega. Yego. Ese ibyo yavuze mwarabyumvise? Waba warabyumvise? Yego. Urakoze cyane. Hari n'abandi babyumvise. Abo rero kuba yaraje akabikuraho, wenda kubw'impamvu zimwe, hari abamusabye ko abikuraho. Icyo Imana yashakaga cyarabaye, ababyumvise barabyumvise, abandi barabifite, bagiye babikura kuri ayo maca. Igikomeye ni uko Meshake yahanuye. Yego. Hanyuma abantu bavuga ko ibyo yahanuye ari ibinyoma, hari irindi jwi mwaba mwarumvise riza rivuguruza, rivuga ko ibyo Meshake yavuze atari byo. Ntabwo ari ijwi twumvise cyangwa se ari ubundi busesenguzi bwabayeho, ahubwo nyiri kubivuga yakoze video, ndubibaza ifite nk'iminota 8. Nubona ukiraho narayibonye. Yego. Nubona imbwa yuriye igiti. Yego. Ntuzite kuri iriya mbwa, uzarebe uwayurije. Hafi aho hari umuntu wurije iriya mbwa, ijya hejuru mu giti, kuko imbwa ntiyurira igiti. Wanyumvise neza? So Meshake rero ntabwo ari uko ibyo yavuze atari ukuri. Pastor. Yego. Uri kurengera. Ndengereye iki? Impamvu mvuze ngo urimo urarengera, nuko ubwa mbere yaje avuga ibintu, bwa kabiri agaruka avuga ati mu bintu navuze harimo ibitari byo. Ibitari byo niyongereyeho. Ibyo yongereyeho yarabitubwiye ze? Ibyo yongereyeho ntabwo yabitubwiye. Yarabivuze. Ibihe? Yavuze ko hari igihe hano yavuga ko yabonye inyamaswa y'agasumbashyamba igenda ikinjira ikajya Uganda, ikajya Burundi, ikaza mu Rwanda. Mbese
avuga ibintu bikomeye, sibyo bikomeye. Aravuga ati yatanze urugero ngo nka buriya buhanuzi, navuze ngo inyamaswa y'agasumbashyamba. Mu by'ukuri ese ntubona ko ibintu by'ubuhanuzi, niba umuhanuzi ashobora gutanga message, yamara kuyitanga akiyongereraho kugira ngo akunde yemerwe, ntubona ko dukwiye kuba maso? Ese ahabwa iyo message wari uhari? Ntabwo nge nari impari. Avuga none se avuga ko ari byo yiyongereyeho byo n'Imana yamubwiye ngo aza bivuge. Yaje avuga ko ese ni ryari umuhanuzi ahanura? Nanjye nicyo ngira ngo nyine muze kudufasha. Imana ishobora kuvuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Umuhanuzi ashobora guhanura yumvishijwe. Umuhanuzi ashobora guhanura abonye ibintu. Umuhanuzi ashobora guhanura ajyanye n'igihe. Bibiliya iravuga ngo nuko nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, ndakweza nkugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Aramubwira ngo nuko ntukabatinye, icyo uzavuga cyose nzagiherekeza. Reka nkubwire rero, igikomeye nuko Meshake yavuze. Yego. Haba hari impamvu yaje akavuguruza biriya bintu, ni uburenganzira bwe. Haba hari icyabimubwiye kiti Meshake warengereye, yaba ari Imana yamukebuye. Ariko mu bantu baba muri iki gihugu nemera, Meshake mwemera nk'umuhanuzi. Natwe tumwemera nk'umuhanuzi, cyane cyane ko iyo umuhanuzi yakoze ikosa. Aho rero menya ko hari impamvu nabikubwiye. Kariya gasimba kagiye mwakiriya giti. Ariko ngewe uzi ikintu gituma nemera umuntu, gituma nemera umuntu w'umukozi w'Imana, nuko yumvira ijwi ry'Imana mu mutima we rimubwira ngo wakosheje, kandi ntagire isoni. Urakoze. Ntagire isoni zo kujya ahagaragara. Erega ikibazo cyanyu nawe uri umuhanuzi, ariko mwirengagiza ukuri n'igihe turimo. Yego. Hataza kugira n'abantu bagira ngo twamwibase cyangwa se turimo tuganira. Ni umukozi w'Imana twemera. Nyine mwirengagiza igihe turimo. Turi mu gihe kigoye. Cya kindi Yesu yavuze, aravuga ngo bazabatuka babamora, bazabarenganya. Rero hari ahantu umuntu agera umubiri ugatinya, akavuga ngo gupfa none nzapfa ejo, atari uko iby'Imana yahishuye atari byo, atari uko ibyo yahanuye atari byo. Yesu yaravuze ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Umutima urakunze, umubiri uranze. Rero umutima wa Meshake warakunze ko ibyo avuze ari ukuri, ariko umubiri utinya fimbo. Ngewe siko mbibona, ahubwo icyo mbona nendaga kubaza, kuki abandi bahanuzi bahanuye ibintu bavuga bati turi mu mwaka wa 2024, ibi bintu bizasohora umwaka utararangira. Hari n'akavideo nabonye, ndaza kugashaka, umuntu arimo aravuga ngo ku itariki 31 ngo saa 6 z'ijoro, ngo ubwo buhanuzi butambukije 2022 2024 ngo kuri 31 z'ukwa 12 ngo hazaba ikintu kidasanzwe ngo mu gihugu cy'u Rwanda. Sibyo naragitegereje ngo giteye ubwoba, naragitegereje ndakibura, ahubwo abantu baraserebuye barishima. Ese pastor, kubera iki nimba tubona umuhanuzi ukomeye nka Meshake aza akavuga ngo nakoze ikosa, kubera iki abandi bahanuzi bahanuye ibintu ntitubibone kandi bavuga ko bizasohora 2024 batari gutera intambwe ngo baze basaba imbabazi ko bahanuye ibinyoma? Reka mbabwire, iyo dusenga, Bibiliya ni Petero wabivuze, Bibiliya yanjye ngiyi hano, yaravuze ngo ntabwo Imana itinze isezerano ryayo, ahubwo itwihanganira igira ngo hatagira umuntu n'umwe urimbuka. Imana ifite nyungu ki zo kwica abanyarwanda, zo gutera abanyarwanda ubwoba? Hanyuma ikagira nyungu ki mu kubakoresha
mu gukoresha babahanuzi. wowe nabikubwiye ashobora kuba ari amarangamutima y'umuhanuzi yego akavuga ashobora kuba ari n'Imana. hanyuma cyagiye dusenga iki nicyo abantu birengagiza batwumva. Imana ivuze ibyago, iravuze ngo runaka ugiye gukora accident, runaka iwawe mu rugo mpabonye serikeyi, mu kazi kawe bigiye kugenda gutya. hanyuma iyo upfukamye ugasenga, iki nicyo kibazo abantu bafite batajya basobanukirwa. iyo tubwira Imana ngo Mana iki gihugu cyacu ukirinde ibyago, ukirinde amakuba, ugihe umugisha abayobozi bacu, ubaha umugisha, ubarinde ibyago, aha niho ubujiji bw'abantu bubuzira batajya bamenya. Bibiliya iravuga ngo nimusaba muzahabwa. iyo dusabye Imana ngo ihe igihugu amahoro, Imana irumva. niko byagenze Nineve, mujye musoma Bibiliya. Imana yari yatumye Yona, ndetse Yona ntabwo yigeze ababwira ngo bihane, yarababwiye ngo bantu b'i Nineve mu minsi 40 Nineve hazarimbuka. umwami ngo abyumve, amaze kubyumva ateranya ibikomangoma, ateranya abantu, arababwira ngo mufate iminsi 3 mutagize icyo murya, mutagize icyo munywa, musenge kandi mureke ibibi byanyu, aharaho ntawamenya Imana yakwigarura. hanyuma rero Imana ivugana na Aburahamu imubwira ko igiye kurimbura Sodomu n'i Gomora. yaramubwiye ngo Aburahamu yasabye Imana, arayibwira ngo buretse gato mbanze ngemo, hari abantu nzi bajyaga bakiranuka. arayibaza ngo ese nihaboneka y'abakiranutsi 60 Sodomu uzayirimbura? Imana iramubwira ati nukuri nzisubiraho. aragenda aca muri Kristo, aca muri bashumba, aburamo abantu 60. aragaruka ati nkugirireho umugisha, nubonamo nimbonamo 40 uzaharimbura. Imana iramubwira ati reka ntago naharimbura. asubiramo. iminsi irimo iricuma. Imana ntabwo itinze isezerano, itwihanganira igira ngo hatagira umunyarwanda urimbuka, hatagira umuntu upfira mu byaha. niyo mpamvu ibyago bihanurwa, twajya imbere y'Imana bigahagarara, bigakurwaho, bikegerayo. twabwiye Imana ngo Mana nibyo ibyago wabivuze, uwabihanuye yabihanuye. Yesaya 38. Yesaya araza ahanura ibyago, aramubwira ati we urapfuye kandi nta kibivuguruza. Hezekiya areba, ariko mwasomye Bibiliya. Hezekiya buretse ntabwo mbwiriza nyine. Hezekiya areba ivu, ntabwo ngiye kubwiriza. areba ivure, arahindukira ngo hanyuma areba ivure, abwira Imana iki? arayibwira ngo wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe iminsi yose nkora ibishimwa na Imana irigarura. ntago ngiye kubwira Imana irigarura. ariko nyuma y'uko umuhanuzi amuhanuriye ko agomba gutanga, ko agomba gutegeka iby'inzu ye, uko agiye gutanga, yaragiye ageze imbere kubwo gusenga kwa Hezekiya. Imana irongerera mutuma tena. aho hantu niho nashakaga ubundi tuza kugera, kuko nayo nicyo kibazo nari kukubaza. arangije aragaruka aravuga ngo Imana irongeye irantumye ko igize ikongereye imyaka 15. sibyo? kubera iki hari habaye iki? kubera ko Hezekiya yari yarebye ivure. urakoze rero. noneho ariko umuhanuzi yaragarutse, araza aramuhanurira. urumva ubuhanuzi bugira insinzi. none nimba twe twarabonye umuntu mu kwa mbere, tugeze mu kwa 12, twinjiye mu kwa mbere kundi mwaka, nta nsinzi ya bwa buhanuzi turabona. ntabwo aragaruka avuga ati naravangiwe, cyangwa agaruke avuga ati ntabwo yavangiwe. uretse ntabwo ndi bukwemere. baravangirwa.
uwabivuze ntago yavangiwe, ahubwo bimaze gusohoka hari abantu Imana ishobora kumugarura cyangwa ntimugarura, abaye yarapfuye ariko barahari benshi tubona, abaye yarapfuye, abaye atakiri mu murongo yaraguye, abaye yahanuye akaba atakiri mu murongo yaraguye, ariko Imana yanatuma n'undi. None se ninumye Imana ninumye, impamvu bitabaye nuko twagiye imbere y'Imana, Imana yumva gusenga kwacu. Uwese yakomeje guhanura ibibi, ntagaruke avuge ngo narahanuye murasenga, none Imana yumvishe gusenga kw'abanyarwanda, bya bibi byakuweho. Ntanavuge ko yavangiwe, ntanavuge ati mwarasenze Imana ibikuraho. Nicyo kintu ngira ngo asubundi muhanura ibibi kubera iki? Kubera iki muhanura ibibi? Ko ari Imana iba yabatumye. Kubera iki muhanura ibibi? None nimba Imana ibatumye guhanura ibibi, abantu bagasenga. Ese kubera iki Imana ivuga tubyite, uretse ko ntemera ko ari bibi, kubera iki tuvuga ko ari bibi? Abantu batwara message rimwe na rimwe mu marangamutima. Umuntu yari indaya, ubura nyine kamere y'uburaya akayigumana. Umuntu yaribandi, kamere y'ububanda akayihagurukana. Kabiri, akeneye ko abantu bamwumva. Ariko iyi nukuvuga ngo iyi message Imana yatambukije ngo usubiriremo wa mugabo. Yego. Imana ntago yayitambukije igambiriye kurimbura abantu. Abo banyarwanda byanga byakuna no kugira ngo abantu abo Barundi, abo Bagande, ntago abanyarwanda aritwe twakoze ibyakurusha abanyamerika. Nta n'ibyago biri ku banyarwanda. Nje nanabibwira abantu. Urumva hano mu Rwanda nyine byago, ariko abanyarwanda ubu barashinganye. Ni ariko uri kumbaza. Yego. Ntago Imana nta byaha twakoze. Yego. Biruta iby'ibindi bihugu. Icyakora Imana ifuhira abanyarwanda kubera impamvu zimwe cyangwa izindi. Hari aho Imana yadukuye, hari ibyo Imana yadutambukije. Uko igenda itureba rero ibona tugenda twishyira hejuru, tugenda twiyemera, tugenda twibagirwa. Impamvu izo message ziza ntago ari ukugira ngo Imana iturimbure, ni ukugira ngo idukebure. Yego. Niyo mpamvu iyo habonetseho abantu bajya imbere y'Imana, buriya attention mukozi w'Imana, yego, niwumva umuntu wigeze nashaka zaba ari umusazi akavuga ngo mbonye ukora accident, nashaka bari brag. Yego. Satani ashobora guhagarara kuri icyo kintu. N'abantu baduteza amatwi kazi bishobora gutinda. Ariko ibintu bibi Satani ni ubyihutisha. Icyo nyine abantu bacyumve. Ariko iyi Imana ivuze ibintu bisa n'ibyo, habayeho ibi nibi, ntago Imana bivuze kugira ngo ikwicira umwana. Nta kimana ipfa n'uwo mwana wawe, nta kimana ipfa n'umugore wawe, ahubwo ibi bivuze kugira ngo ba bantu bahindukire nk'uko byabaye Nineve. Yona yari yahanuye ibyago kandi Imana yari yabivuze, ariko umwami wa Nineve arahindukira ngo bafata iminsi 3. Aravuga ngo nta wamenya aharaho Imana yakwigarura. Hanyuma ngo Imana ibonye guca bugufi kwabo, irigarura, yibuza ibyago yari yabagiriye. Ariko Yona ntago yasubiyeyo. Ntabwo yasubiyeyo kubabwira ko Imana, ntago yasubiyeyo ngo ababwire ko Imana yivuguruje. Iyo ubwayo yabonye guca bugufi kwayo, igirite kwabo, yibuza ibyago yari yabageneye. Birashoboka Yona yari yahanuye we. Yari yahanuye. Birashoboka rero ko ibyo bintu bagiye bahanura abantu baciye bugufi Imana ikigarura. Biranashoboka nanone ko yaba ari amarangamutima yabo. Yego. Hanyuma ubwo nigeze mbaganiriza ndababwira ngo ikizakubwira ko umuntu ari umwana wo kurimbuka suko atazakora icyaha, suko atazasambana. Ikizakubwira ko umuntu ari umwana w'ubugingo
si uko atazakora icyaha, si uko atasambana, si uko atakwiba, si uko atatukana, si uko atanywa inzoga. Njya mbabona hepfo ahangaha babongotse. Ariko ikizakubwira ko umuntu ari umwana w'ubugingo ni uko azagira umutima umukomanga umubwira ngo wakoze icyaha. Bene uwo muntu rero niba atarimenya, amenye ko yabeshyeye Imana, amenye ko ibyo yavuze atari byo, amenye ko ibyo Imana yamutumye atari byo. Nanjye ndamuzi, wahagaze kuri kamera avuga ko Profete Ernest namara amezi 3 bataramufunga azahagarika guhanura, azahagarika kubwiriza. 3 yarashize, narabyanditse. Ndategereje ko azaza gusaba imbabazi cya tutazongera kumubona kuri kamera. Ariko ikigaragara cyo twabonye n'uwahaye umuyobozi wa ADPR amezi 3 n'ubutindi n'ubugome n'ubuha, avuga ko nadafungwa azacika mu gahanga ke handitseho Belgique. Twabonye ubuhanuzi bwinshi muri uyu mwaka watambutse. Mu by'ukuri n'ubutindi n'ubugome biba biri mu mitima y'abantu, bakatwifuriza ibibi. Ibyo byo nanjye hari uwambwiye ngo uyu mwaka wa 2024 ngo sinzawumara. Hari abanyifurije gufungwa, byinshi. Ariko abantu sibo dukwiriye kwiringira, abantu sibo Mana dukwiriye guhanga amaso. Ndababwiye abavuze ko Ernest azafungwa, ndababwiye abavuze ko abantu sibo Mana. Pastor, ntabwo tuza gukora ikiganiro kirekire, turiho dusatira umusozo. Nawe ufite message watuzaniye. Ndaza kwisa kuri message imaze iminsi ifite imbaraga cyane. Message yatambukijwe n'umukozi w'Imana, umupastori witwa Pastor Fanny. Nimba ntibeshye izina kuko oya ndamuzi n'inshuti yanjye. Yego, avuga ati hari umuperezida ugiye gupfa muri uyu mwaka wa 2025. Ati nimufate ikaramu mwandike. Pastor, ariko ubundi mwashoboye gusenga. Uretse mbanze nkubaze. Yego, perezida yapfuye ntago ari umuntu, ni umuntu. None se gupfa byo ni bisanzwe. Ahubwo icyo nibaza, nimba ubuhanuzi buje buvuga ati abaturage be bazababara ndetse n'abaperezida bagenzi be bazababara, nibaza ko ari ibisanzwe. Kuki tubyita ubuhanuzi kandi ari ibisanzwe mu mibereho ya muntu? Nuko byaterwa n'uburyo yaba yapfuye, hagakurikiraho ibindi bibazo. Ariko ubundi perezida ni umuntu yabumbwe mu mukungugu nk'uwo nawe wabumbwemo, ahumeka umwuka wo mu mazuru nk'uko uhumeka. Rega ikibazo ni icyo ngicyo nyine, ahumeka umwuka wo mu mazuru nk'uko uhumeka, ararya nk'uko urya, aranywa donc arakaraba nk'uko ukaraba. Pastor, yego. Ahubwo icyo aba bakozi b'Imana baba babonye, bantu mwumva n'ubu buhanuzi mukwiriye kwitaho, yavuyeho mukwiriye kwitaho ni ikihe? Ni ukumenya ngo ese kubera iki Imana yabihishuye, nuko hashobora kubaho ibyago. Hanyuma rero iyo byabaye bityo, Imana ibibihishuye kugira mwebwe ba bishop, mwebwe ba apotre, mwebwe ba pasteri musenge, hatagira izindi ngaruka cyangwa ibindi byago bishobora gukurikira ibyo bintu. Niyo mpamvu nta kindi kiba cyabiteye, nta kindi kiba gitumye Imana ibishura, nuko Imana ibireba ikabona uwo muntu aramutse agiye mu buryo butari bwiza, agataha mu buryo butari bwiza, aba igihugu gishobora kugira ibibazo. Hanyuma iyo message igatambuka kugira ngo mu bisengere Imana ibikureho. Ntago ari yindi mpamvu.
kuko none se n'abaperezida bava mu mubiri bagataha. ngewe nagize amatsiko yo kujya mbaza abakozi b'Imana cyane cyane mwebwe mushobora kwigererayo kugira ngo menye nimba mwarabifatiye izamu kuko mumenya ko ari byo, kuko n'umwaka washize twahuye nabyo kenshi abantu babivuga, ariko umwaka warangiye. Ikibazo cyawe ni icyo ngicyo, kandi wica ibintu bizi, nicyo kibazo cyawe. Ntabwo mbizi kuko baba bashyizeho igihe, wica ibintu bizi, kandi Imana ikorera ku gihe. Rero iyo babivuze batyo abantu tugasenga bo ni intumwa, ariko iyo abantu bagiye imbere y'Imana bakabwira Imana ngo Mana, ibi bibazo, ibi byago ntabwo tubishaka muri iki gihugu, Bibiliya iravuga ngo icyo muzasaba Data mu izina rya Yesu azakibaha. Twarasenze rero, turabisengera. Iyo message narayibonye, Fani ni inshuti yanjye, twarasenze turabisengera. Yego. Hanyuma reka dutegereze. Urakoze cyane Mushumba. Nicyo kibazo nge nibarizaga, ntabwo ari ugupinga, ahubwo no kugira ngo ndusheho kubyumva. Waramupinze, nimbona warabipinze. Ntabwo nabipinze, ndasaba audience kugira ngo mbe nabona nimero ye, mbe namuhamagara ku buryo namwaka ubusobanuro. Yego, ku buryo yenda nyemereye yampa umwanya. Hari umuntu Fani yanga kwakira se? Ni n'umuhanuzi ariko ndamukunda. Tukabasha kubisobanukirwa. Icya kabiri, mukozi w'Imana, yego, turi kwegera umusozo. Reka mbasabe, yego, ni ukuri mukwiriye gusenga no gusengera uyu mwuka wateye mu Rwanda. Yego, umeze gutya wo kumva ko umuntu navuga iby'Imana yamubwiye ari buze guhura n'ibibazo. Yego, igihugu Imana itavugamo habamo ibyago. Tujye tunasaba n'abayobozi bacu, wenda hariho abakora amakosa, ariko nabo ubwabo barabizi ko kamere y'Abanyarwanda ari ugusenga, ari ukuba bugufi bw'Imana. Nk'ubu vrema bakwiriye kudukomorera insengero zigafungurwa. Abakoze amakosa bakabihanirwa, ko pasiteri guhanwa nta cyaha kirimo, ariko bakwiriye mukwiriye gusengera iki kintu. Ni umuntu ntiyumve ko niba Imana imuhaye message kuza kuyivuga ari buze guhura n'ibyago. Namwe mu byumvise mukavuga muti turaza kureba, genda hariya papa, ubu uyu muntu ninde, uyu muntu aturuka he, nuwo kwande, nuwo mubaki, ninde wamukoresheje gutinyuka kuvuga ibi bintu. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mubigenzuze ijambo. Yego, ese ijambo ry'Imana rivuga iki kuri ibyo bintu? Ese yabitangaje ryari? Ese uyu muntu ubundi ajya kubivuga yaragendereye iki? Yego, ariko ubundi Imana iravuga. Yego, Imana iravuga. Hanyuma niyo mpamvu iba yanyuze muri aba bantu, yabivuga akanagerekaho ngo mubisengere. Rero ntabwo kuba twasenze kuri bonane twaraye dusenga, ese ugira ngo twararyamye? Bamwe bari bibereye mu tubari, abandi bari ku karago basenga, abandi bibereye mu ndaya, abandi bibereye mu nzoga, ariko natwe dufite iyo twari twagiye kwihengeka. Imana ivugana natwe. Rero niba Imana yaravuze ko hari ibyo igiye gukora mu gihugu, hari umugisha igiye gutanga, twarayibwiye ngo ibi byago byavugwaga byegezeyo. Niba Imana ivuze ngo ndabumviye, igihugu nzakigirira neza, bya byago byegerayo, ariko si uko wari wabivuze.
atari yatumwe n'Imana, ahubwo abantu barasenze Imana yegezayo bya byago yari yagambye. Pastor, reka tugushimire ikiganiro. Uranyuzwe se basi? Ndanyuzwe n'ibyo ntanyuzwe nzabikubaza mu kindi kiganiro. Ahubwo reka nguhe iminota ishika kuri 3 kugira ngo nawe utambutse message Imana yaba yaguhaye, kuko nakomeje kuguhata ibibazo cyane. Mba ndimo ndabaza mbariza n'abandi abantu bajya bihangana aho bari kugira ngo tubashe gusobanukirwa, kuko maze bwahanuwe buvuga ko buzasohora muri 2024 ko tutabubonye. Aho hari Imana ikihari? Ese nyiruguhanura aracyahari? None se wazamwegera? Nge rero buriya onyine buretse tusoze, nge nta muntu njya ntera amabuye ko yahanuye, kuko nzi ibintu byinshi Imana yagiye ivuga by'ibyago kuri nge, kandi ari byo pe. Najya gusenga Imana ikambwira ngo mbyegejeyo, ahubwo kubera ko abantu tudasobanukiye. Ejo nagize umushyitsi hano w'iminota mike, tamwiyane dufite ibyago bikomeye, abantu bari gukurira muri aya madini, abandi baturumbuka mu gitondo kubera ko bazi ko ahantu haba umugati akumva oya ntago mvuze idini pe, ahubwo uwaduha uburyo tukayafungura. Hano hirya yanjye hari utubari tungaye hano, turara dusakuza, ntago ndumva umuyobozi w'umudugudu aza kutubuza. Dore ibi bigori biri hano iruhande rw'igipangu cy'iwanjye, barara babisambaniramo abamaze gusinda. Ntago ndabona mudugudu yaje kubabuza, ntago ndabona mutekano yaje kubabuza. Ariko hano n'iki kiganiro iyo nzamuye ijwi gake baraza bati pastor washize amateraniro iwawe mu rugo, byagenze gute? Rero nge kurwange ruhande mbaye ndi umuyobozi nashyiraho inzira, ariko amadini agafungura. Yego, reka tuguhe ya minota 3 kugira ngo tugezeho message. Nimba ari message ufite? Message nshaka gutambutsa. Yego. Ndabwira abantu ngo bababarirane. Amena. Uyu mwaka ni umwaka Imana ikeneye ko abantu bayegera. Ni umwaka Imana ikeneye ko abantu bayegera. Ni umwaka Imana ikeneye ko abantu bababarirana bagatangana imbabazi. Ni umwaka Imana ikeneye ko abantu basenga mu buryo sinzi uko ndibuze kubivuga, ariko ni umwaka Imana ikeneye ko abantu mu magambo make begera Imana, kandi abantu bongere umwete mu gukorera Imana, kuko Imana igiye kuza guhemba no guhana. Yego, ni umwaka Imana izasohozamo amasezerano menshi, ariko ni n'umwaka hazatahamo abageni benshi. Yego, abantu mugiye kubona amasezerano mwari mufite yabaye ibigugu ya kera mwibagiwe, Imana yasohoza cyangwa se asohora, ariko muri uko gusohora kw'amasezerano abantu benshi bazataha, abantu benshi bazerezwamo. Ikindi, iki gihugu kizabamo ububyutse. Nubwo bimeze bityo, iki gihugu kizabamo ububyutse. Muri ubwo bubyutse ni inzira Imana iteguye kugira ngo yerezemo abantu bayo. Ndasaba abantu kubabarirana. Ufite umuntu waguhemukiye, naranabivuze kuri radio ku cyumweru cyashize, nanjye Pastor Savi nshobora kuba naraguhemukiye, dushobora kuba twarahanye gahunda sinyubahirize, ndi umuntu. Iki nicyo kiganiro cya mbere nkoze muri uyu mwaka. Reka nongere nsabe umuntu wese, yaba ari mu Rwanda yaba ari mu mahanga, twaba twaragiranye ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, njye ubwanjye ndifuza kubana n'abantu neza muri uyu mwaka. Iki kiganiro kizaca ku Mana Irahari TV, kizaca ku Murage w'Abera TV. Reka ngusabe, aho uzabona iki kiganiro hari abantu bazakata aka video gato kangana gutya bakagatanga, ukikabona ahantu hose uzaburi
uzagahe mugenzi wawe umubwire ngo niba warigeze ugirana ikibazo n'uyu mupasiteri witwa Uciyimihigo Xavier yasabye imbabazi ku muntu wese yaba yarigeze ahemukira. Imana iguha umugisha. Murakoze. Urakoze cyane, reka tugushimire we wari wabanye natwe, dushimire umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana tuzabana kenshi kugira ngo arushirizeho kudusobanurira kandi asobanuye ibintu byinshi abantu benshi bibazaga. Ndizera ko ibintu byose bizagenda neza. Hari umuntu wakenera kugira ngo agusobanuze cyangwa se umufashe gusenga Imana, umurimo wawe no gusengera. Ariko abantu ntibajya banamamagara, ni ikibazo ni ikiye wa mugani wawe. Ntabwo tubizi ubwo kurindira kwemeza umutware sinzi niba ariko bajya bavuga, ariko nagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ni yayindi, ni 07 82 29 83 48 07 82 29 83 48. Wampamagara, wanyandikira kuri WhatsApp tukaganira nta kibazo. Shalom, shalom.